Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina rye rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko waturinze, waduhaye amagara mazima. Dufite ibibazo bitandukanye bituzengurutse, ariko warinze agahanga kacu. Ubugingo bwacu bwari bufite byinshi bibuhiga, ariko wanze yuko bujya hacecekerwa kuko ugidufiteho umugambi. Reka tworoshye imitima yacu kugira ngo umugambi wawe usohorezwe muri twebwe. Hari abana bawe wateje intambwe bagera mu nzu yawe, ntihagire undi muntu babona, ntaba ari twe babona, bari we babona. Kandi ikiganza cyawe gihembure buri muntu wese waje aje kugushakaho imbaraga, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ubugome bw'ibihe byose. Iyo urebye muri Bibiliya, muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 8, Yesu yari arimo kuganira n'abafarisayo bo mu gihe cye, ariko arabitegereza abona bahindutse ukundi. Arangije ababwira amagambo akomeye. Murongo wa 42 w'igice cya 8 cya Yohana arababwira, Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari se w'iki? W'ibinyoma. Icyaha gikomeye Satani yakoze nuko yarazi ukuri, ariko Bibiliya iravuga ngo ntiyahagaze mu by'iki? Mu by'ukuri. Buri gihe Imana yigejejeho umuntu inama yayo, ikamubwira imigambi mufiteho, ikamwibutsa yuko ari icyaremwe, Imana ariyo muremyi. Umuntu ntabyemera agashaka kwigira Imana, birangira nabi. Bantu b'Imana, nagira mbabwire ngo Bibiliya yagaragaje yuko Satani ari umugome w'ibihe byose. Nimureba neza igihe yatangiraga intambara ye mu ijuru, iyo ntambara yari ikozwe n'amayeri menshi. Satani yeretse abamarayika, murabizi ko yitwaga Lusiferi, umutwaramucyo mukuru, n'ubundi nk'uwari utwaye ibintu byiza by'ijuru. Mu magambo make, niwe wasusurutsaga ijuru, niwe wari ufite imfunguzo abamarayika baririmbiraho, yari umukerubi utwikira. Gutwikira bisobanura kurinda amategeko y'Imana, kandi ngo yari afite ubwiza budasanzwe, kandi yagendagendaga hagati y'iki? Hagati y'amabuye yaka umuriro. Bibiliya hari ibice bibiri nifuza yuko mumenya, byerekana icyaha gikomeye Lusiferi cyatumye ahindurirwa izina. Reka nongere mbabwire muri uyu mugoroba, buri cyaha cyose kiba gifite izina cyahimba uwakigiyemo. Kugomera Imana no kurwanya amategeko y'Imana byatumye Lusiferi witwaga Lusiferi, bisobanura umutwaramucyo mukuru, ahinduka Satani. Twagiye muri Yesaya. Ndifuza ko tujyana muri Yesaya igice cya 14. Umuhanuzi Yesaya, Imana yaramuhumuye igira ibintu imwereka kuri ibi bintu bya Satani. Ariko turinjira neza tumenye ubu bugome bwe bw'ibihe byose. Umurongo wa 12, Yesaya 14. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we. Inyenyeri yo mu ruturuturu byerekana kera cyane. Tubonye rero yuko hari ibintu bibiri. Lusiferi mbere yuko abandi bamarayika babaho, nawe yarariho. Ariko noneho nanone
Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo uwo yari iki? Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe. Ubwo bivuze ngo Yesu Kristo ni nawe waremye Lusiferi. Ntabwo Imana yigeze irema Satani, ahubwo Imana yaremye nde? Lusiferi. Abantu bajya bicaye akavuga batariko kubera iki Imana nayo yaducanganyukishije ikarema Satani? Oya, Imana ntiyigeze irema Satani, yaremye Lusiferi. Bibiliya rero icyo ni icyambere tweretse. Batweretse yuko ari inyenyeri yo mu ruturuturu, ariko hari naho muzabona na Yesu nawe agereranywa n'inyenyeri ya hehe? Yo mu ruturuturu. Byerekana kuba yarabayeho kera cyane. Ariko noneho muri uko kubaho kera cyane tubonye ko Yesu ari we wabayeho mbere ye. Icya kabiri, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa. Uku kugwa kuvugwa hano, mugende mujye mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Cya kiyoka kiracibwa, ariyo ya nzoka ya kera, umwanzi nande? N'abamarayika bacyo barwanana nacyo, ariko ntibagira gute? Iryo si isomo ry'umurinzi ry'uyu munsi ra? Sibyo twize mu gitondo? Ntibanesha. Ndagira ngo mbabwire ngo iki cyabaye ni iki rero? Kutanesha kwa Satani kwatumye yirukanwa mu ijuru. Kwirukanwa mu ijuru rero nibyo Bibiliya yise kugwa. N'uyu munsi wa none, iyo ibitekerezo byawe bitagisabana n'ijuru, iyo imibereho yawe idakurikirana icyo Kristo arimo gukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, ubundi nibyo twita kugwa. Ariko twebwe tuzi ko umuntu yaguye iyo umuntu wajya kumubona aje ku rusengero ukabona nta kihaza, tutatuvuga ngo yagize gute? Yaraguye. Iyo umuntu wajya kubona aciye ku kabari ukabona aranyweye inzoga ukamubona n'icupa, tuvuga uti kanaka mu musure yaraguye. Mutekereza ko ari bwo abaguye? Aba yaraguye kera. Ndagira ngo mbabwire ngo umunsi Satani yirukanwe mu ijuru, hari hashize igihe kirekire yarabanje kugwa mu mutima. Nta muntu ugwa mu mutima umunsi umwe ngo anagwe bigaragarira abantu. Satani yamaze igihe kirekire cyitwa Lusiferi, afite icyaha mu mutima, agipfukamana imbere y'Imana ayijijisha. Ariko Imana, Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe. Yakomeje kugenda akoresha propaganda yo gushuka abamarayika. Ariko ikintu nshimira Imana nuko Kristo yasanze Lusiferi, aramubwira ati ibyo ukora ibi si byiza. Gerageza uwe woroshye umutima, wemere imigambi y'Imana ikorere muri wowe. Ariko ntago yabyemeye. Urwango Satani yari afite mu mutima yarukongeje mu bandi bamarayika. Ikintu gitangaje, umunsi yirukanwa mu ijuru, Bibiliya ivuga yuko yamanukanye na kimwe cya kangahe? Cya gatatu. N'uyu munsi wa none bizahoraho. Hari abantu baba bafite ubupagani mu mitima yabo, ubwo bupagani ntibabugaragaze kugira ngo abantu benshi babajye inyuma. Bibiliya ivuga ngo iki mu minsi y'imperuka? Hazaba hariho ababwiriza bafite inkovu z'ubushye mu mitima yabo. Nicyo kizabaranga. Umuntu azaza agwa mu mutego, ariko yirinde kuwukwereka. Umuntu umwe yigeze gutanga igitekerezo. Abajura 3 bagiye kwiba. Bagiye kwiba, bajya ku idirishya ry'umuntu. Umwe agerageza gusunikamo akaboko n'ikintu yari afite ngo akurure ibintu. Akigasunika baragatema. Bagatemye arataka, ariko asanga nataha ari we wenyine ucitse akaboko, kiraba ari ikibazo. Abwira undi ati dore niwe ufite akaboko karekare, nkorerayo haraburaho gato. Undi nawe akozayo akaboko, baragakeba. Wa undi nawe yibuka ko bari 3, aravuga ati oya yazaza twirataho. Ko nyirinzu nawe ngo yari afite umupanga rwose yiteguye. Babwira wa undi bati ntago turimo gukorayo, harabura wowe. Wowe ni wowe bishoboye. Reka twebwe tugufate duse n'abagutendeka, winjiremo wese.
arangije ati hoya mudashyiramo umutwe, reka reka reka. Harababwira ati ahubwo muse n'abanyinjizamo mbona ukuntu nkorayo. Naye babaragakebye, bagakebye arataka, atatse abandi baramubwira bati ceceka, natwe byabaye twangaga yuko dutaha gutyo. Kuri iyi si hari abantu b'abagome, hari abantu Satani yamaze kwinjiramo, amaze kumenya yuko yaguye, yahishe ako kababaro, agahisha abamarayika, aragenda arabashuka kugira ngo bagwe mu cyaha nk'icyo yaguyemo. Bamaze kugwa mu cyaha nk'icyo yaguyemo, abamarayika baza kuvumbura ko batanye, bagiye kugaruka ngo basabe Imana imbabazi. Arababwira ati mwikwererwa mubigerageza, ubu Imana ntago yabababarira, ahantu mugeze nta mbabazi mufite, kandi ngo bari bakizifite. Urusimbi rwa Satani. Ubu uyu munsi imbabazi zigihari, nibwo arimo kwemeza imitima yacu yuko Imana itagira gute, itatubabarira. Ubu hari abantu bamaze kwiyakira, umuntu akavuga ati nkurikije ukuntu nasambanye ntabwo Imana yanyakira, byararangiye, mujye gusenga mwebwe ababishoboye. Undi akavuga ati nkurikije ubugome nagize n'ubwicanyi nagize n'inda nakuyemo, nimujye gusenga, nimwe mufite amateka meza, nge byararangiye. Satani yiteguye gushuka abantu. Imbabazi nizirangira nibwo azababwira ati ariko muzi ko zirangiye mu kanya gatoya, ngo abantu bazababazwa nuko babayeho bazi ko nta mbabazi bafite, kandi bari bakigize gute, bakizifite. Ubugome bw'ibihe byose. Uyu munsi hari abakobwa bicara akanga mugenzi we, ariko yarangiza akavuga ati nta kibazo, nzamukorera ikintu atazapfa yibagiwe. Umukobwa akagushakira umusore w'igisambo w'ikirara, akazaza kubwira uburyo ngo agukunda n'iki, yarangiza akabwira na cya gisore ati nzazana iriya njiji uyinterera inda. Mukobwa akayobora undi, bikazarangira wa wundi aguye mu mutego, yazarangiza agahita avuga ati ntukajye ugenda wirata, njye se nabyariye iwacu nabishakaga. Icara nawe wumva uko bimera. Uwo mutima wa Satani ni umutima we w'ibihe byose, kugeza ku musozo w'amateka y'isi. Uko yatangiye intambara niko azayikomeza. Bibiliya ivuga ko yaguye, uwaneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Yesaya 14 umurongo wa 13 niho ngeze. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe y'ubwami, isumbe inyenyeri z'iki, z'Imana. Ubundi nimureba neza, mu ijuru hari intebe y'Imana, ariko Satani yashatse kubaza iyindi ntebe ye. Iki nicyo cyaha gikomeye yakoze. Ariko ikintu gitangaje, Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe yaravuze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ndagira mbabwire ngo kugira ngo umuntu abashe kwicarana n'Imana ntibimusaba kubaza iye ntebe, ni ukunesha nk'uko Kristo yanesheje. Kristo akaguha amahirwe yo kwicarana nawe, kandi iyo wicaranye na Yesu uba wicaranye na data wa twese. Iri ni ihame ry'ibyanditswe byera. Intambara rero yo kuzamuka, Satani ati ngewe nzazamuka. Ariko iyo ugiye mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, uwo ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugira gute. Ngiryo itandukaniro ry'abantu ba Satani n'abantu b'Imana. Mu gihe ab'isi barimo gushaka kuzamuka, umuntu ashaka kwishyira hejuru ngo bamubone, umuntu ashaka kwambara ubusa ngo yerekane ko ari ufite amataye meza, mu gihe umuntu arimo gushaka kwigaragaza cyane, abantu b'Imana bo baba barimo guca hehe guca bugufi. Igihe Satani yarwanaga ngo ashaka kubaka intebe ye, Yesu we yari arimo gutekereza uburyo intebe yayisiga agashyikira inyoko muntu. Kandi Bibiliya iravuga ngo waribwira guti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira,
nzaba nk'isumba byose. Bibiliya yahise ivuga ngo ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Rusiferi yashatse kuzamuka kugera ubwo arenga abandi bamarayika kugeza igihe abaye nk'Imana. Reka mbabwire, uyu munsi wa none umuntu ushaka kuba nk'Imana biramusaba iki? Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itagize gute? Itagaragara. Kubw'ibyo rero iyo wakiriye Yesu Kristo uba wakiriye ubwiza bw'iki? Ubwiza bw'Imana. Kubw'ibyo rero ubumana buramanuka bukinjira muri wewe bugasabana n'ubumuntu. Nubwo buryo bwonyine. Ariko iyi tekinike yo gushaka kumera nk'Imana bigapfuba yamanutse muri Edeni igihe yirukanwaga. Ageze muri Edeni, Itangiriro igice cya 3. Itangiriro igice cya 3, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Umurongo wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Satani yamanutse ashaka ikintu yihangamo arakibura. Ese mutekereza ko Satani yari kujya mu gikeri ko byari bihari? Reka da, ninde wari kukireba? Yari kujya mu ngurube? Reka da, ninde wari kuyireba? Mujye mwibaza kuki atagiye mu nka. Nuko gahunda ikomeye ya Satani nuko ikintu abantu bakurikiza amaso, ikintu abantu bakunze kikabarangaza, kiba ari igikoresho cyiza Satani yakwinjiramo agakora akazi ke. Ngo inzoka yaragurukaga icyo gihe, izuba ryo muri Edeni iyo ryayirasaga kunda, ngo ubwiza bwayo bwarashashagiranaga kugeza ubwo n'inyamaswa zindi zose zayirangariraga kubera ko yari nziza. Satani arangije aravuga ati hariya ngiyemo byacamo. Ndashaka kubabaza, mwari mwabona inda isa nabi? Haribaho? Mwari mwabona umubwirizabutumwa w'ibinyoma udakunzwe abaho? Ninde wamutega amatwi? Buri gihe ikinyoma gikenera envelope. Adamu na Eva bagiye ko nababona ni inzoka, ariko ntabwo yari inzoka isanzwe. Satani yari yayimanukiyemo. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, Bibiliya itubwira ko uretse aya manyanga ya Satani, uyu mugore yagumye hafi. Nasomye igitabo abakurambere n'abahanuzi barimo gusobanura inzira icyaha cyaciyemo kugira ngo Eva yisange yakoze icyaha. Nahabonyemo ibintu 7. Ikintu cya mbere, igihe Satani yazaga kuganiriza Adamu na Eva, ngo yabahishe umubabaro we kugira ngo nabo bawugwemo. Yabahishe umubabaro, yaberetse ko yishimye, abereka ko amerewe neza. Nuvuga ngo baganiraga n'inzoka ariko ngo bakabona si ya nzoka isanzwe. Ni nako Satani ajya abigenza. Iyo urebesheje amaso y'umubiri ubona abapagani babaho neza. Mwarabibonye? Ubona ingo zabo zisa neza, ukabona umuntu arakeye rwose, ukabona bamerewe neza cyane. Ariko ni akantu Satani abambika kugira ngo ahishe umubabaro bafite. Uganira n'umuntu akakubwira ati ejo nari niyahuye habura gake. None se boss wari wiyahuye n'aya makamyo aparitse ahanga? Akakubwira ati si bibi bimaze iki ko numva nenda gushwanyuka umutima. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, umuntu wishimye mu buzima bwa buri munsi uyu munsi ni umuntu ufite Yesu Kristo mu mutima wenyine. Inzoka yahisha agahinda, Rusiferi yahisha agahinda maranye igihe no kwirukanwa mu ijuru. Baganira nta kibazo agaragaza. Icya kabiri, Satani yagaragaje ko yungutse byinshi aho aririye ku giti. Inzoka yaragiye irya ku giti, imaze kukirya iraza ibwira Eva iti urabona mbaye iki? Ubu urabona wari usanzwe ubona mvuga, ubu se urumva ntavuga?
Eva ngo aratanga aravuga ati wa mugani iki giti kirimo kirakora umuti. Icyo nashaka kubabwira rero ngiki, mujye mumenya yuko iyi Imana ivuze ngo mwebweho muri ishyanga ryera, haba hari n'andi mashyanga ariko mwebwe mukitwa iryera. Iyi Imana ivuze ngo mwavukuwe mu by'isi no mu b'isi, haba hari abandi bantu ariko mwe mwarakuwe muri bo. Icyo nashaka kukubwira rero ni kimwe, hari abantu bemererwa inzoga zose, bemererwa ubusambanyi, bemererwa kurya, kunywa, kwambara, kwitwara uko bashatse. Uwo muntu rero nimuhura akakubwira ngo ngiye ko nabikoze nabaye iki, uzamureke kuko ntago muri kimwe. Hari umurongo uri hagati y'abana b'Imana n'abana b'isi. Uwo murongo utuma hari ibyo abana b'isi bakora, ingaruka zabo ntibahite bazibona, ariko ziri imbere ntihazagire umuntu ugushuka. Umuntu akakubwira ati uko nanyweye inzoga nabaye iki, ko nakoze iki ngiki nabaye iki. Mukaganira n'umuntu ukamubwira uti sha umuntu akoze iki yahura n'ibibazo, ko nagikoze nabaye iki. Icyo nashaka kubabwira ngiki, inzoka yari yemerewe kurya itunda, yarangiza ikanaryikoraho ibyo ishatse, ariko Adamu na Eva bo ntibari bagize gute, bari babyemerewe. Nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi hari abantu bemererwa byose, ariko twebwe ntabwo twemererwa byose. Iki ni icya kabiri. Icya gatatu nabonyemo, Satani yabwiye Eva yuko Imana idashaka yuko Adamu na Eva bareshya nayo. Yongoreye Eva aramubwira ati Imana ikigendereye ni ukubacupiza. Ntabwo Imana ishaka yuko mugenda ngo mutubuke mu mutwe, musobanuke muba abantu bafatika, ahubwo irashaka kubakontorora nk'ibintu by'ibipupe. Eva arangije nawe ngo arebye abona nibyo. Yarabirebye aravuga ati ariko wa mugani kuba duhora tuzenguruka aha, iki ntacyemererwa, iki ntacyemererwa, ubundi ibi bintu ni ibiki? N'uyu munsi wa none muri icyo gitabo nasomyemo amagambo avuga ngo n'uyu munsi wa none turacyahura n'abantu badasenga, bakatubwira ko abakomeza amategeko y'Imana ari injiji. Iyo umuntu akakureba agahita akubwira ati rero ibi bintu by'ubukristo wagiyemo ukazapfa ubonye umugabo usobanutse ngaha hondi, ibi bintu by'ibigutiya birebire uba wambara, uri wirukanka abandi barimo bararyoshya ubuzima, ngo uriruka ngo urajya mu materaniro. Nyamara reka njye ubwira, ibi bintu bizakugira injiji. Ubu hari n'abantu batureba bakabona turi abantu bacupiye. Satani yaganirije Eva amwumvisha yuko abantu bakomeza amategeko y'Imana ari injiji, kandi abatayakomeza ngo babarusha ubwenge. Icyo nagira ngo mbabwire rero ngiki, abasore baraha murabizi, iyo abandi basore barimo kuganira ujya kubona ukabona bahamagaye umusore w'umukristo bamushyizemo hagati. Tubwire sha wowe ufite abana bangaye hanze? Ti rwose sindaryamana n'umukobwa. Umva ikigoryi, ubwo nawe ngo uravuze. None se sha byibuze wigeze ukura umuntu iryinyo? Ntago nabikora, Umwami Yesu yamfashe amaboko. Ubwo nkawe koko ntukajya ugendana natwe, jya ugenda ukwawe. Kimwe mu bintu bintangaza rero, mu gitabo cy'umugenzi, Mukristo ngo ageze mu isoko ry'imburamumaro, ngo barebye ukuntu yambaye, bareba uko ateye, ngo bumva n'ururimi avuga. Paje avuga ati ariko se aba bantu baje mu isoko bafite ururimi rugawa, bambaye ibintu bidafite gahunda, ubundi aba bantu ni bantu ki? Izi njiji zavuye. Ariko ngo ba Mukristo nabo barebaga ibintu birimo kubera muri iryo soko, bareba abo bantu ukuntu bambaye, bakumva ururimi barimo kuvuga, bakavuga bati ariko aba bantu nabo ni injiji. Kubw'ibyo rero ni ibintu bibiri. Kugeza Yesu aje, abantu bafunguwe amaso na Satani bazaza batubona turi injiji, kandi natwe Imana niduhumura amaso tuzaza tubona abo Satani akoreramo ari iki? Ari injiji. Ni ibintu bibiri. Ikintu gikomeye cya kane nabonyemo, Satani yabwiye Eva yuko imiburo y'ijuru bahawe idashoboka gusohora,
ahubwo ibyo babwiwe n'Imana ari iterabwoba. Muze gushaka aya magambo mu bakurambere n'abahanuzi. Yarababwiye ati ariko ko mbona ufite ibintu bisa n'ibintu bakuduhiriye byinshi, ko mbona udatuje, bimeze gute? Eva arangije ati hoya, murebe umurongo wa 2. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'iki. Ubundi kuri iki gihe umuntu uzakubwira yuko azi ikibi n'icyiza, akakubwira tumva uko ndeba uku nabanye n'abantu beza mbana n'abantu babi, nakuze ndi umuntu mwiza ubu nariye umwanda, uzamenye ko uwo muntu azi icyiza n'iki. Azi icyiza n'ikibi. Uburyo Imana ishaka ko twe tumenya icyiza n'ikibi bitandukanye nuko Satani ashaka ko tumenya icyiza n'iki n'ikibi. Umuntu arahaguruka akaganira n'umuntu akamubwira ati hari ahantu basigaye barara babyina bambaye ubusa. Umuntu agatavuga ati ibyo bintu bibaho? Reka da, mu izina rya Yesu. Habaho abantu barara bambaye ubusa? Undi ati yego. Ibyo bintu se Satani agahita amwongorera ati ariko uzagenda ujye kwirebera. Yego ntuzabikore, ariko jya ugenda urebe, umenye aho igihugu kigeze. Umenye ibintu bitazagutungura. Niko uzajya kubona ubona umuntu yambaye uruntu rw'urukoti, yambaye ibirinete atabigiraga, ni umukirisitu, aragiye agezeyo, asanze abantu barabyina bambaye iki? Bambaye ubusa. Yarangiza ati baba we, ibi bintu bibaho? Yarangiza agahita avuga ati ibi nabyo ndabyungutse. Ubumenyi icyiza ni iki? Ariko ataha atarashwe mu mutwe. Kuri twebwe tuvuka tuzi ikibi, ariko mu buryo bw'Imana iyo twakiriye Yesu tumenya icyiza. Ndabasabye ntihazagire umuntu amatsiko ajyana ngo amenye icyiza n'iki n'ikibi. Hari abantu benshi bazi yuko iyobokamana ari iterabwoba. Njya nganira n'abantu bize amashuri menshi akomeye cyane, njya nganira n'abantu bafite amafaranga menshi, mukaganira yarangiza akakubwira ati ariko usigaye ubwiriza ukanga abantu, mwaretse guhamura abantu. Ubundi Imana yikundira abantu. Ubundi ninde wanababwiye ko Imana izarimbura abanyabyaha? Imana yaremye abantu biruhije, irangije izana Yesu arabacungura ngo bazarimbuka. Bajya hehe? Mureke gukanga abantu ibyo bintu by'iterabwoba. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ibibwirizwa byitwa iterabwoba. Ariko nagira mbabwire ngo kimwe, mbere yuko Eva arambura ikiganza ngo akore ku giti, yagombaga gutera intambwe yo gutinyuka. Ubu uyu munsi wa none dufite umubare munini w'abagabo n'abagore, dufite umubare munini w'abahungu n'abakobwa bageze muri etape yo gutinyuka. Ubona Satani akubwiye ati reka da, n'iterabwoba watinye nta kintu kirimo, bikora urebe kurara upfuye. Eva yarambuye ikiganza abona kigezeho, afata itunda. Murebe muri Bibiliya zanyu umurongo wa 3, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzagire gute, ntimuzazikoreho. Satani yamubwiye ati wowe koraho nugira icyuba umenye ko nkubeshye. Akozeho abona nta kigize gute, nta kibaye. Hariho atari kuzi ko bya bintu koko ari iterabwoba. Ararica abona riraciwe, aranje avuga ati bya bintu ni ibihuha we. Ararya, amaze kurya ategereza kumva yuko hari impinduka iri bube. Ntayo yagize gute, ntayo yabonye. Ndashaka kubabaza, hagati yo kurya itunda kwa Eva no kurirya kwa Adamu haciyemo umwanya kandi nta mpinduka ziragaragara. No kubera iki? No kubera iki?
impamvu niyi, ruriya rugo Imana yari yashyizemo umutware witwa Adamu. Buriya umuntu aramutse aje agasanga iwawe hari ikibazo cyahavutse, yahamagara uwo mubana cyangwa yagutegereza we nyir'urugo. Rero uko Adamu yagombaga kwitwara nibyo byari gutuma isi igira ukundi ihinduka. Ndagira ngo nongere mbibabwire, itunda riri mu biganza bya Eva, nta mpinduka zidasanzwe zari zakagaragaye. Icyakora nasomye muri icyo gitabo ngo Eva yagiye kumva ngo yumva ahindutse umuntu uzi ubwenge, ngo yumva hari ukuntu ibitekerezo bye ngo birimo kuzamuka cyane, ashyiriye umugabo. Adamu ngo bwari ubwa mbere abonye Eva, Eva amubwira amagambo aryoshye aruta ayo yari yaramubwiye. Reka mbabwire, Eva yavuze amagambo aryoshye aruta ayo yavuze Imana ikimara kumurema. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none umugore cyangwa umugabo uca inyuma y'uwo bashakanye niwe ugira amagambo aryoshye mu rugo kurusha n'undi muntu. Sheri ubusuragiye ubuse ndirirwane, mbabarira telefone ujye uyishyiraho, ariko ndagushaka, ari igihe umutima wenda gusandara mba numva ngukeneye, ariko sheri wowe ntabwo ujya unkumbura iyo uri ku kazi. Umugabo yarangiza agahita avuga ati mwe mwashatse nabi ni njyewe. Buriya ubundi ku isi Imana niyo izi ibintu byinshi, ariko mu buzima busanzwe hano abantu ba mbere baba bazi ibintu byinshi ni abantu babiri, ni ribu n'abamotari. Muzi impamvu? Kubera ko ribu ni urwego rw'ubugenzacyaha. Ni ukuvuga ngo n'icyaha cyenda kuvuka baragikurikirana. Abantu ba kabiri rero ni abamotari. Umumotari agutwara agahita kumenya umumotari wese iyo muvuganye amafaranga mu minota 2 ijwi ryawe ashaka ahantu yaryumvise. Iyo murebanye arimo kuguca amafaranga muri kasike, iyo sura arakurura niyo haba hashize imyaka 10 yibuka hagize gute ahayize. Ubu uramutse ubajije umumotari uti abapasitoro babwiriza ku mateleviziyo, aba bayobozi b'amadini, aba bagore birirwa birukana abadayimoni, abasambana nibangaye, yakubwira ati taliki izi n'izi namujyanye aha, taliki izi n'izi namujyanye aha. Icyo nagira ngo mbabwire, umuntu uca inyuma uwo bashakanye agira amagambo menshi. Kubera iki? Inzoka aba yagiranye umwanya nayo. Eva yavuze amagambo kugeza ubwo ngo Adamu yibagiwe ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma. Adamu yiyemeza kurya itunda kubw'uko abonye umugore yabaye mwiza, avuga ati wabona azanakomeza kuba mwiza kurushaho. Kandi ikindi kintu cyabaye, Rusiferi yaganirije ababyeyi bacu ababwira yuko Imana ishaka kubabuza amajyambere n'umunezero. Ibintu Imana yababujije nibyo birimo umunezero. N'uyu munsi wa none imbere yacu niko bimeze. Ujya kubona ukabona umuntu araje arakuganirije ati ariko jatu ubu waretse inzoga koko? Ati koko ubu ngubu nta nubwo ujya wihisha ngo kamwe ko hari abandi bagenzi bawe tugasangira, utereka da. Tisha waretse inzoga kandi ziraryoha sha. Ariko njyewe narangiza nkibaza, ubu bageze ku nzoga, ubu barimo baraponda amatafari na za kore bagashwanyagurizamo na za rikoro z'inkweto. Mu by'ukuri ndashaka kubaza, umuntu wanyweye inzoga mu myaka 25 ishize n'uw'uyu munsi, reka mbabwire, njyewe nakuze mbona abantu banywa inzoga bayirenza ku biryo, nkabona abantu bafite imbaraga kuko urutoki rwari rukiriho. Umuntu arimo aranywa inzoga akabyimba uburenge, udutama tukaza, umusatsi ukidefiriza inyuma. Satani ni umugome. Buri gihe
aba afite ibintu yazanye, akereka abantu yuko ibyo bintu ari amajyambere, kandi akabereka ko ari umunezero. Abantu muri aha ngaha murabyibuka, muri pirimeri abana bajyaga bakubitwa kubera iki? Hari igihe umukobwa yabaga ari umunyeshuri, abahungu bakicara bakavuga bati uyu mukobwa afite ibibero bisa gute, bakitoramo umuntu uzazana indorerwamo akayiba iwabo, akayizana. Umukobwa yaba yicaye mu ntebe y'ishuri, bakaza ari nka bane, umwe akivugisha ku ntebe bakicara, noneho barangiza bagajugunyayo iki? Ya ndorerwamo. Barangiza umwe agaruka kwicara, undi ajya kurunguruka. Ubwo muzaho babaga barimo kureba aha, kubera yuko abakobwa ba kera bambaraga amakanzu agera aha ngaha. Mwarimu yagukubitaga inkoni akagutuma n'iwanyu. Ariko ubu kubera amajyambere nta kintu kibanga kikigize gute? Umuntu arakundana n'umuntu bahuriye muri gare, nimugoroba akamubwira ati bitese ugiye muri dushe? Yego. Ufotora agafoto unyoherereza. Nibwo muzabona abagore n'abakobwa yifotoje ifoto isume iri aha ngaha inagarukiye aha ngaha, akayohereza undi ati ndabona utwika, kura munyereke byose ni kimwe. Yarangiza ati hoya uyu munsi ni umunsi wa mbere, nawe urakabije, wenda ejo nzagira gutya, wenda gutyo, nawe wihangane. Reka ngire ikintu mbabwira, buri muntu wese akora icyaha Satani yamweretse ko ari amajyambere, kandi yamweretse yuko ari umunezero. Ndashaka kubabaza abantu bagendaga bakatakata mu ngo z'abantu batema abantu, ni wowe wari umunezero wabo? Agenda akura radiyo hariya, aca hano akura y'agateleviziyo, aca hariya ahubuzayo inka, wari umunezero wabo. Ariko uyu munsi wa none hari abantu bicaye muri gereza imyaka 15, uko bucya bukira icyaha yakoze kimuganiriza. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mufite ibintu murimo guteganya gukora bibi, Satani akwereka ko ariyo majyambere, ari naryo terambere, ari nawo munezero. Ariko nukigeramo icyaha inzira zacyo ubona ziryoshye, ariko iyo ugeze muhura n'ibibazo. Kubera iki? Satani ni umugome w'ibihe byose. Aba babyeyi bacu bahuye n'ikibazo gikomeye. Adamu na Eva bakimara kurya itunda, hari ibintu bitatu byababayeho. Icya mbere, ubwiza bw'Imana bwahise bucaho. Iyo umuntu ashatse kuzamuka atari Imana imuzamuye, iyo umuntu ashatse kwibeshaho Imana itamubeshejeho, azabishaka azabibona, ariko icyo uzamubonaho ubwiza bw'Imana buratakara. Muzabirebe uko umuntu agenda agabanya gusenga, agabanya kubana n'Imana, agabanya kuboneka mu nzu y'Imana. Uzi ko mukubitana ukagira ngo yabaye mayibobo, agikora akazi yagiraga gute? Yakoraga, aracyatunze amafaranga yaratunze, atuye mu nzu yaratuyemo, ariko umureba mu maso ukabona hari ikintu wabuzemo. Reka ngire ikintu mbabwira, ntimukajye mutubona twambaye amakoti n'iki. Umuntu ava mu bintu by'Imana ugahura nawe ukagira ngo ni imbobo. Kubera iki? Umuntu atakaza ubwiza bw'Imana. Icya kabiri, batakaje icyizere, bajya kwihisha. Kandi umurongo wa 8 igice cya 3 Itangiriro, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Kubebera nizo nyungu zikomoka ku gukora icyaha. Kubebera ni iki? Umuntu aragenda agakora icyaha yumva ari umusirimu, ari umunyabwenge, ariko icyaha gikoze umuntu isoni akazaza abebera. Dawidi aricaye umunsi umwe yataye ingabo ku rugamba. Ndagira ngo mbabwire ngo buri gihe cyose igihe utazashaka icyo ukora, Satani azagira gute? Azakigushakira. Dawidi avuye ku rugamba, araje iwe araryamye, yibambuye, abyutse agenda hejuru y'inzu, ababonye umugore hirya urimo gukaraba.
Bibiliya iravuga ngo ukebukisha amaso yanjye kugira ngo ntabone iki? Ntabone ibibi. Ntago yakisabye Imana gukebukisha amaso yayatindije ku cyaha, aracyitegereza. Nasomye amagambo ngo Eva ikintu nawe yazize, ngo yakomeje kuzarira hafi ya cya giti. Ndagira ngo mbabwire ngo nuramuka umenye ko Satani yagutegeye ahantu, uburyo bwihuta bwo kwitabara ni ukuva aho hantu, ibindi ukabitekereza nyuma. Reka mbaho urugero rwa Yosefu. Yosefu akijya kubona akabona umugore yafashe imyenda ye. Umugore aratinyutse mu kanwa karamubwiye ngo ndakwinginze reka dusambane. Yosefu yahise abona ibintu byakomeye. Icyo yakoze cya mbere ni ugusiga umwenda, nubwo yarabizi ko umwenda uzamukoraho. Yataye umwenda abanza kujya kure y'aho ikigeragezo kiri. Ndabinginze nubona ahantu wategewe, jya ubanza uhave. Numara kuhava, ibisigaye Imana izagira gute? Izabikora. Ariko gukomeza kuzenguruka hafi y'ikigeragezo. Hari umusaza tuziranyeho twese ugendana imbeba. Muramuzi, ufite umutego w'iki? W'imbeba. Nagerageje kujya kuri interinete kugira ngo ndebe ukuntu imbeba zimanuka muri uriya mutego. Urabona uriya mutego barabanza bakawucurika, barangiza bagategaho akantu k'akabaho keza. Kakabaho bakagenda bajugunyaho utuntu tw'uturyo imbeba ikunda. Imbeba yarangiza igenda izamuka irya kamwe, igenda izamuka hejuru, kugeza n'ubwo imbeba yicara ikavuga iti ariko uyu muntu ko kuba agira ubwenge, ubu arabona ngewe najya muri uriya mutego. Irabanza ikarya utwo tujya gushira ari bwiryohewe, gahita ivuga iti ariko rero ko mbona ibyinshi bisutsemo hariya hasi. Imbeba rero ikora tekinike y'uburyo iramanukamo gake gake mu buryo bw'ubwenge, yarangiza ikaza kurya ibintu birimo, kandi bwa bwenge yakoresheje yinjira mu mutego iranabubika kugira ngo ize kubukoresha igira gute? Isohoka. Uriya mutego ukoze ku buryo ubwoya bw'imbeba iyo irimo kumanuka ijya mu mutego, buriya bwuma busongoye burayikirigita ikumva biraryoshye ikamanuka yiruka. Iyo igezemo rero irabanza ikarya ikijuta. Yajya kugaruka igasanga bwa buntu bwahise bugira gute? Bwegerana, bwafatanye. Yagerageza gusesera, za nsinga zigatangira kuyinjira hehe? Mu maso. Nibwo imbeba yicara bikayiyobera. Haba harimo izindi zimaze iminsi nazo zizenguruka zariyakiriye. Bishoboka yuko iziba zitari ko mwebwe ko nta kintu murimo kuvuga wana. Kabazi iti twe twariyakiriye, natwe nuko twaje. Yuda ajya kugambanira Yesu. Umugambi yari afite ni ukurya amafaranga adafite ikibazo, kubera yuko Yesu nawe arabizi ntago bagomba kumufata. Ariko aya mafaranga nayo ngomba kugira gute? Kuyarya. Ndayarya na Yesu nibamufata agire gute? Abacike. Kandi nta hantu ndasinyana nabo, nta ngaru. Mafaranga atagira ingaru. Ubu hari abakobwa barimo kuyarya. Abakobwa baramushyira urutoki hejuru, ikiganza hejuru, abakobwa barabyihakanye. Yego, mwirinde kurya amafaranga adafite ikibazo. Ubu Satani yateguye imitego ku buryo umuntu amanuka yinjira yumva binyerera, yumva biryoshye, ariko kuvamo kiba ari ikibazo. Adamu na Eva bageze aho bisanga bari mu gihuru, bibaza noneho uburyo mu gihuru bari buvemo, kuko mu masaha ya 9:00 isaha Adamu yari yararemewemo, ngo ni nayo saha Imana yajyaga iza kubasuriramo. Iyo saha y'Imana rero igeze, Imana yaje kubasura, isanga ntago bari aho bari basanzwe bagira gute? Baba. Nibwo Imana yababajije ngo Adamu uri he? N'uyu munsi wa none iyi Imana igushakiye aho yajyaga ikuboneka kubura, irakubaza ngo uri he? Ni iki cyari cyabaye? Mfite igitabo hano cyantangaje cyane. Ni igiki cyari cyabaye? Igitabo cy'intambara ikomeye.
Imana iravuga iti, intambara ikomeye paje 360, Imana iravuga iti nzashyira urwango. Uru rwango si rwa rundi rusanzwe mu bantu. Ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, kamere ye yahindutse iyo gukora icyaha, maze yunga ubumwe na Satani. Ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukiri hagati y'umunyabyaha n'inkomoko y'icyaha. Wari uzi ko hari igihe kigera ukaba inshuti na Satani, mugapanga, Satani akagupangira utuntu, akakubwira aho ujya kubona akazi, akagupangira imigisha, ukarya ku ikofi ye. Mujye munezezwa no kubona hagati yanyu na Satani harimo urwango. Nicyo kintu cyazanye Yesu, ni ugushyira urwango hagati yacu nande na Satani. Nubona ibintu bitagenda neza ukabona Satani yibasiye urugo rwawe, yego nibyo ukwiye gutabaza Imana, ariko jya wishimira yuko nta sano n'ubumwe ufitanye nande na Satani. Icyo Imana yakoze rero ni iki? Ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukiri hagati y'umunyabyaha n'inkomoko y'icyaha. Bombi babaye babi binyuze mu buhakanyi. Umuhakanyi nta na rimwe aruhuka keretse amaze kubona abafatanya nawe gukurikiza icyitegererezo cye. Kubw'iyo mpamvu abamarayika bacumuye hamwe n'abantu bagomye bishyize hamwe. Iyo Imana itahagoboka, Satani n'umuntu baba barafatanyije kugomera ijuru. Imana yaratabaye iza gusenya ishyirahamwe. Abadayimoni bari babaye inshuti na Adamu na Eva mu gihuru na Satani, bamaze kubaka ishyirahamwe. Imana iravuga ngo reka ndisenye. Reka ngire ikintu mbabwira, mujye musaba Imana isenye ibintu tuba twagiyemo. Ishyirahamwe, abadayimoni babaye inshuti na Adamu na Eva, ni mubarebe. Imana nta muntu igize gute isigaranye. Mujye yuko ifata Eva ni icya mbere, yerekwa umusaraba uzamucungura, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu kugira ngo Imana isenye ishyirahamwe, yabwiye Adamu na Eva ngo uburyo mwabagaho bugiye guhinduka. Mujye inyuma ya Edeni, mujye muba muri mu kazi, muvunike, kuko kwicara nta kintu mukora nibyo byabagushije mu kibazo. Ikindi kintu cya kane, abantu babaye mu isi mbi, babanje kubaho neza basoza nabi, baba mu isi mbi irimo agahinda n'umubabaro. Ibyo bintu byahoraga bibibutsa Edeni, kandi Imana kugira ngo batazasubira muri Edeni, urukundo rw'Imana rwatumye Imana irindisha Edeni abamarayika b'abakerubi n'inkota ihora izenguruka, kugira ngo Adamu ubuzima bwo hanze ya Edeni butazamucanga akihisha nabi. Iteka Imana yateganyije yuko igiti cy'ubugingo gihinduka Yesu Kristo. Imana ihitamo yuko umuntu uzaza barimo kwiga ijambo ry'Imana asenga, azaza barimo kurya ku mababi y'igiti cy'iki cy'ubugingo. Adamu na Eva birukanwa muri Edeni, ubuzima burahinduka, ubuzima bwo kuba kure y'Imana. Basabye Imana niba izabana nabo. Adamu yeretswe amateka y'abazamukomokaho, yereka uburyo abantu ngo bazakomeza gucupira bakabibikuri, yereka uburyo Yesu azajya kuvuka abantu batazi agaciro k'igitambo cy'ikaruvari, yeretswe isi iri mu kavuyo, yerekwa n'uburyo bizarangira umubare munini w'abantu bari ku isi banze gukurikira Imana ngo ibaruhure, bakazabaho mu burushyi bw'iteka ryose. Ariko ndashaka kubabaza, abantu bararushye ntibarushye? Ikintu Adamu yeretswe cy'abazamukomokaho kirimo kiragenda, ariko Imana ishimwe. Bibiliya mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, itubwira yuko Imana yemeye yuko hagomba kuboneka Adamu wa kangahe? Wa kabiri, ari we Yesu Kristo, kugira ngo esheke intege nke, ibyaha, ubupagani twakuye muri Adamu wa mbere, Yesu Kristo abuhanaguza amaraso ye, ari we Adamu wa kangahe? Wa kabiri. Rero icyo nagira mbabwire, ubu ku isi duhari turi amatsinda abiri. Hari abantu barimo kuzengurukamo amaraso ya Adamu wa mbere, hari n'abantu barimo kuzengurukamo amaraso ya Adamu wa kangahe? Wa kabiri.
amaraso akuzengurukamo ni nayo agusunika gukora ibyo urimo gukora muri ino minsi. Umuntu yarangiritse, icyaha cyangije umuntu kugeza ubwo muri Bibiliya muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6, Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6, Bibiliya yagaragaje ikintu gikomeye. Aha hari isomo nkunda cyane. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe amaki amavuta. None se ko umuntu yari ahuye n'iki kibazo, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima, harya nagira ngo mbabaze, buriya amaso y'uriya muntu ni mazima? Ni mazima? Bibiliya ivuga ko amaso yasigaye ari mazima. Niyo mpamvu muzabirebe umuntu uje kugushuka ugira ngo niwe ukubwiza ukuri. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ati ntureba ko bavuga ngo abarozi, niba hari umuntu uteka ibiryo biryoshye bya mbere ni umurozi. Umurozi arakuroga, ukagenda ukicarana nawe ukamubwira utuzi ko bakubeshyeye yuko uroga, none uteka ibiryo biryoshye gutya, n'ejo nzagaruka, uzigarukire rata, reka babambeshyera. Reka mgire ikintu mbabwira, icyaha cyangije umuntu amaboko ku buryo nagira ngo nkubwire ngo nubona umuntu akugiriye neza, haba harimo imibare keretse aramutse afitanye isano na Adamu wa kabiri. Abantu bafitanye isano na Adamu wa kabiri nibo bakora kuko nabo bakorewe, baragufasha kuko nabo Imana yagize gute, yabafashije, baragutabara kuko nabo bazi ko muri Kristo Yesu batabawe. Ariko abantu bakomoka kuri Adamu wa mbere ni imibare. Umuntu umwe yigeze kwicara ngo yari afite inka, arangije abona ibintu by'ubwatsi birimo birahenda, ibintu biranga, ariko ngo yari amaze iminsi yumva uburyo perezida wacu ajya agenda afasha abantu, akunda abantu nyine badasanzwe bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe kuri we. Umuntu aramucunga, yaje kubasura, aramureba, arangije ati nyakubahwa rwose, ati uri intwari, watubereye umuntu mwiza, kandi natwe abaturage tuba dukwiye kubikwereka. Ati rero, ati rwose muyobozi, ati mfite inka nubwo ari imwe, akongeraho, ariko ndayibahaye kubera ukuntu mbishimira. baravuga arangije ati nta kibazo, ati naniteguye no kuzababona mukura ubwatsi. Ariko ubwo yatangaga inka cyangwa yateguraga kuzakurirwa ubwatsi? Ibintu ni imibare. Cyakora ukabona umuntu ku rusengero araguhobeye, akwicaje mu mwanya mwiza, yarangiza hashira iminsi 2 agahita akubwira ati iriya modoka ni iyawe cyangwa n'undi utwarira ni iyanjye. Mfite umwana ufite ubukwe, uzaza umutware, nturi umuntu wanjye se? Ubukwe iyo burangiye ntabazaguhobera. Muzarebe umusore ufite ubukwe ahobera abakuru b'itorero, abagumana, muyobozi ndakwemera, buriya ndakwemera. Ubukwe bwajya kuba, yarangiza akaza ati rero ubukwe ni ubwanyu, nabushyize mu biganza byanyu, nimuseba ni akazi kanyu. Ubukwe bwazarangira no kuzamubona no mu materaniro. Umuntu yarangiritse mu maboko, umuntu yarangiritse ku maguru. Impamvu ni iyihe? Bibiliya ivuga yuko abantu bazima ku isi ni bake, ni abafite ibirenge byiza, ubutumwa bwiza ntibunkoze iki? Isoni. Abantu bafite ibirenge bijyana ubutumwa bwiza ku misozi, abo ngabo nibo bonyine barokotse, abandi bose ibirenge byarangiritse. Ni abantu bangahe boza ibirenge byabo bajyanye inkuru z'ubujajwa, akoza ikirenge agakubitamo urukweto, yasanga Nyabarongo yuzuye akemera akajya guca mu Bugesera akavuga ati iyi nkuru nyiraranye yapfuba. Umuntu yarangiritse ku maso,
igihe Imana yoherezaga Samweli agiye kujya gutoranya ugomba kuba umwami wa Isiraheli. Samweli bamweretse umuhungu wa Yesayi witwa Eliyabu. Eliyabu ngo cyari igisore kirekire gisumba abisiraheli bose. Eliyabu yari afite mu maso heza hakeye, waramurebaga ngo ukabona ari na tayari rwose, ari seriye. Samweli arangije mu mutima aratangira ati Imana ntijya yihangika rwose. Uyu niwe wari ukwiriye kuba iki? Umwami. Imana iramuhamagara imujyana ku ruhande iti rero byagucanze. Ngewe uko ndeba siko ugize gute? Ureba amaso yacu yarangiritse. Baza niba nta wundi uhari. Nta wundi uri aha ngaha, hasigaye uba mu dutama. Nawe muhamagaraze. Dawidi akimara guhinguka, Samweli yahise acika intege, agereranyije abo yabonye n'ugize gute? Nuje. Imana ihita imwongorera ngo uwo niwe nahisemo. Amaso yacu n'ay'Imana ntabwo ari kimwe. Uricara ugakundana n'umuntu uzagukubita inyundo, mukazaza mwirirwa murebana mu maso y'usheri, urankunda ndagukunda pe yu. Imana igashaka uko igenda ibyica, Imana ibyica ubizura, ibyica ubizura. Samusoni Delila yaramusekeye, Samusoni arishima. Kari agakobwa k'agacakura k'agapagani kazi guseka, karamwegera karamupfunyapfunya, karamwegera ikigabo kirekire gishiduka cyataye kontrole. Karangije karamubwira katariko uzaze n'iwacu ntabwo ndi ikirara, kandi yari indaya butwe. Samusoni akoresha inama y'iwabo. Papa we na mama we batumeze gute? Ati ndumva ntazi ukomeze, tumanuke mujye kunshakira umukobwa. Wahehe? Arahavuga. Ababyeyi be bati reka da, marayika yaratwiyamye. Samusoni arangije ati mwinkangisha ibya marayika, ndavuze ngo uwo niwe nshaka. Yigeze acika ibiganza bya Delila? Amaso yacu areba nabi. Loti na Aburahamu barimo baragabana. Abashumba bashwanye, buri wese agomba gutora hazaba. Aburahamu abwira Loti ati nta mpamvu zo gupfa ubusa, dore turi imbere, igihugu kiri imbere yacu. Ndagira ngo mbamenere ibanga. Hari hashize iminsi mike Imana ibwiye Aburahamu yuko icyo gihugu cyose izakigira gute? Izakimuha. Kubera ko abantu b'Imana batemererwa kugira ibikabyo, Aburahamu yaracecetse, abwira Loti ngo hitamo. Iyo Aburahamu ahitamo mbere akajya i Sodomu, ibyabaye kuri Loti byari kumubaho. Imana ibwira Aburahamu ngo emera utinde gato. Loti ahita avuga ati nitoraguriye injiji. Mzee uranyemereye aba ari njye mpitamo mbere? Umusaza ati yego. Imbere yabo hari ikibaya, inyuma hari imisozi. Ngo Loti arebye Sodomu, amaso ye amwereka ubwiza busa n'uburyo Edeni yari igize gute? Yari imeze. Loti arangije ahita avuga ati hariya niho ndi bujye. Ngo umutima nama wa Loti umwibutsa ko abasodomu bari babi. Apanga yuko azatura mu nkengero, ntajye akajya akorerayo ariko ntarareyo. Byarangiye abamarayika baje gusura Loti, baje basanga asigaye atuye muri santere. Icyo nashaka kubabwira ngiki, amahitamo mabi yaho gushyira urugo Loti yagize yatumye ahomba umugore, asigarana n'abana b'indaya atabizi agira ngo ni bazima. Amaso. Ndagira mbabwire abantu b'Imana, uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ntaki. Abantu bafashe Yesu bamwicaje ku cyana cy'indogobe, mu kanwa kabo basohoyemo amagambo avuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina rya nde. Iminsi 3 itararangira, abanyagwa mu kanwa kabo bisanze harimo gusohokamo ijambo ngo nagire gute. Umunwa wacu warangiritse. Umuntu akubwira amagambo akurambagiza ukumva waya recordinga na telefone nziza.
ariko agukubita igitutsi ukibaza ni njyewe n'undi waje ku isi, uyu mugabo ni wa wundi twavuganaga yarahindutse. Umugabo umwe aherutse kubabara umudamu we ngo yamwise imbwa. Imbwa rwose aramubwira ati nari nzi kuri umugabo ariko ntakubeshye uri imbwa pe. Mugabo arababara arisiringa. Ariko reka nkubwire buriya n'imbwa nazo zirimo amoko, hari iz'inzungu hari n'imbwa zikennye. Wari uzi yuko ziriya mbwa zo muri polisi batazita imbwa? Ziriya zizenguruka umuntu zikamenya umuntu ufite urumogi, uza amafaranga bazitaho, uza akazi zikora. Uko biri kose n'uba imbwa uzamere nk'iriya, uzasigarana ubushobozi bwo kumenya gutandukanya ibintu. Iriya mbwa yaba ishonje yaba idashonje ireba umuntu ikamenya umuntu ufite ubwoba, ikamenya umuntu ufite ibintu arimo guhisha, imenya umuntu ikamenya n'umuntu wafashe mu mubiri wagashyiramo n'amabuye y'agaciro. Baba barayitoje. Rero nubona ufite umugabo nubwo yaba imbwa ariko akaba yaratojwe, ntibizagutera ubwoba, haba ari icyo azageraho. Imbwa mbi ni iyihe? Bibiliya ivuga yuko umuntu wavuye mu masezerano y'Imana ari iki? Ari imbwa. Nshuti z'Imana, umuntu amaze kwangirika, hari igitekerezo mwese muzi cy'umusamariya mwiza. Umusamariya mwiza ni igitekerezo musoma muri Luka igice cya 10 umurongo wa 30. Umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Imana ije gutabara Adamu nande na Eva. Satani yafashe umuntu amwica urubozo mu mutwe, abasize mu kaga arigendeye. Nari ndimo kureba muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kugeza ku musozo w'amateka y'isi. Abantu babanye na Yesu bakamwiringira mu gihe bazaba bamugose, ngo ababanye na Satani bazamugota ngo abahindukire. Ababaza atari ku bundi mwankurikiraga ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, mwabayinjije ku buryo mutazi inzira ijya mu ijuru iyo ariyo. Ngo narangiza ngo akebuka arebe Imana ngo ayibwire ngo amateka yawe nayiki. Abantu bazagira agahinda gakomeye. Uyu munsi ndagira ngo iki gitekerezo cyumve. Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigajeho gato. Amen. Imana yatabaye Adamu yamaze gukorana ishyirahamwe na Satani n'abadayimoni, haburagaho gato ngo Adamu arimbuke burundu. Bishoboka ko uyu munsi nawe Imana ishaka kugutabara uyu munsi kuko haburagaho gato. Ndakwinginze ijambo ry'Imana uyu munsi uryemerere rikubera imbaraga yo kugutangira. Bishoboka ko nawe haburaga gato uyu munsi kugira ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga. Icyabaye nta kindi nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umure wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera. Icyo ni icya mbere. Harya mbabaza, Adamu niwe waje gushaka Imana cyangwa Imana niyo yaje gushaka Adamu na Eva? Yego, Imana niyo yadushatse, ntabwo ari twe dukora urugendo tujya kuyishaka. Icyabaye kindi rero, aramwegera amupfuka inguma. Twabonye kwere mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima. Amupfuka inguma, amwomoza amavuta. Amen. Ibintu Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5 byagaragaye umuntu yari akeneye, ni nabyo Yesu yavuze mu gitekerezo cy'umusamariya w'umunyambabazi. Amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Amen. Kuri iyi si
hari ahantu ubutumwa bwiza bubwirizwa, aho hantu ni ahangaha, kandi ahangaha ntago haza abantu bazima, haza abantu Yesu yahohereje baje kugira gute? Kurwazwa. Niyo mpamvu hari igihe ujya kwa muganga. Nigeze kujya kwa muganga, nari ngiye Kanombe, nagiye guca mu cyuma, nari ndwaye mu nda, mpasanga umugabo ugira bano bantu bagira amayerekwa, arangije arandeba, arambwira ati Imana inyeretse kuri umuntu udasanzwe. Ndamubwira ni nabyo nzi. Ati wowe turi umuntu udasanzwe, ati kandi Imana inyeretse ko atari ngombwa ko winjiramo hano. Naho nari ndi ku murongo, ari ku murongo, kandi we ni njyewe wabanzaga, umugore we niwe wankurikiraga. Hari mu masaha abaganga bagiye gusohoka ngo bajye muri pause. Murumva uwo muntu Imana yamweretse, murimo muranyumva neza, yamweretse yuko nta n'impamvu yuko nirirwa ngira gute ninjira, arashaka yuko ninjira kwa muganga ngo nivuze, ahubwo ngende. Kandi we ufite amayerekwa, muranyumva neza, yazanye umugore we ni ukugira ngo umugore we ahite agira gute, ahite yinjira. Ndaje ndamubwira nti turakomeza tuganire, ndinjira. Cyo nashaka kubabwira ngiki, kwa muganga haba abantu baba barwaye ariko bashaka ko abandi baharwariye bagira gute, bahava. Cyo kwicara ukaganira n'umuntu ukamubwira uti rero mfite ibintu binijya mu kirenge, ati biyo bigeze ninjoro hakamo umuriro uti cyane, ati ibyo bintu hano ko batabivura wa mugabo, ati ibyo bintu dore nguhe nimero, fata nimero, ntago hano babivura. Ubu dufite abantu baba baraciye abandi mu rusengero, kandi ugasanga bicaye ku ntebe z'urusengero, arimo arabwira umuntu ati ntukahaze rega nta kintu kigihari. Hari inzu ku isi yo kurwarizamo. Umuntu wakomeretse ntabwo asigwa umuti umunsi umwe ngo agire gute akire. Umunsi wa mbere asigwa umuti, ibisebe bikabobezwa amavuta, ariko umusamariya mwiza akamufata ikiganza akamuzana, akamubwira ati rero icara ahangaha, ahangaha niho nateganyije abantu bagomba kuvurwa. Yarangiza agahamagara ushinzwe kuvura, akamubwira ngo uyu muntu ibikenewe byose ngibi mumuvure, ibizarengaho ni ingaruka nzagira gute, nzabyishyura. Kristo yasize impano za mwuka wera, asiga n'umwuka wera muri iri torero. Arangije aravuga ngo ibi birahagije kugira ngo abantu barwaye bazageraho gukira, kandi n'ibindi muzarenzaho ni ingaruka nzagira gute, nzabyishyura. Ariko ndashaka kubaza, nawe uremera yuko ugeze kure? Uremera yuko ubuzima bwawe buri mu kaga? Uremera yuko ufite ibisebe? Imbere yanjye hari abantu bafite ibisebe by'urukundo, hari abafite ibisebe bya business, hari abantu bafite ibisebe by'amateka y'amafamiye bavutsemo, hari n'abafite ibisebe bya hano mu rusengero bakeneye kubobezwamo amavuta. Iki gitekerezo mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, paje 340, haranditswe ngo mu gitekerezo cy'umusamariya w'umunyampuhwe, Yesu yerekanye ishusho ye ubwe ndetse n'iy'umurimo we. Umuntu yari yashutswe n'umwanzi Satani. Satani aramukomeretsa, aramunyaga kandi aramwangiza, maze amusiga ari intere. Ariko Umukiza yabonye uburyo tutagira kirengera, maze atugirira impuhwe. Yasize icyubahiro cye, maze aza kudutabara. Yasanze turi hafi yo gupfa, maze araturwaza. Yomoye inguma zacu, yadutwikirije ikanzu ye yo gukiranuka. Yatuboneye icumbi ry'ubuhungiro, kandi adusigira ibyangombwa byose. Atanze ikiguzi ku bwacu, yarapfuye kugira ngo aducungure. Amen. Ngaha hantu Kristo yadukuye, haburaho gato. Urukundo rwa Yesu nirwo rutwereka ko Satani ari umugome w'ibihe byose. Yesu yavuze amagambo akomeye muri Luka igice cya 4:18. Iri ni isomo ryacu risoza kuri uyu mugoroba.
Luka igice cya 4 umurongo wa 18. Imana imaze kuvuvunura umuntu mu biganza bya Satani. Iki cyari igikorwa cy'indashyikirwa, abantu bagombaga kuzaza bahora bagira gute, birahira. Satani yakoresheje imbaraga zose ngo yangize umuntu. Nyuma y'imyaka igera ku 4,000 Imana yongeye kohereza umwana wayo kugira ngo akore akazi kadasanzwe. Luka igice cya 4 umurongo wa 18, Yesu agaragaza icyamuzanye. Umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zigira gute, ko zibohorwa. Hari abantu bari aha ngaha ubuzima bwafunze, amaganya arabafunga, ibyaha birabafunga, bakeneye muri uyu mugoroba kubohorwa. Kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka. Amen. Yesu arimo aradukiza, ntarimo kudukiza. Guhumura umuntu amaso, ukamenya ibintu aho biva n'aho bijya, ukamenya ibintu biguteranya n'uwo mwashakanye, ukamenya ibintu birimo gutuma abana bawe bakunanira, nabo sibo, hari izindi mbaraga zibarimo. Imana iraguhumura ukareba. Impumyi ko zihumuka, no kubohora ibiki, igisenzegeri. Ni umuntu wagiye atinda mu kintu kiramwangiza. Reka mbabwire, ni abantu bake bajya mu byaha, Imana ikabashikuza mu menyo y'intare itarabaruma. Ni abantu bake. Umuntu aragenda akagenda afite imbaraga. Hari umusore ufite ubwenge, akirukanka mu busambanyi no mu mayoga, akazajya kumenya Imana, imyijima, inzoga zarayimaze, akabaza umwijima, yazageramo hagati batariko rero buriya ufite na sida nubwo utabizi. Nyuma yaho bakazatangira batufite n'umuvuduko, ibintu byose bikagenda biba bibi. Nubundi wamubona ukabona no mu nzu y'Imana abafite intege nkeya, ubona ibintu bishimishije abandi bitamushimishije. Inyundo yitwa urupfu ihora ku mutwe wimubwira ko n'ejo yapfa. Kangera ikintu mbabwira, bantu mukiri bato, bantu mugize amahirwe yo kumva iki cyigisho, ntabwo ari byiza yuko wazaza gusanga Imana warabaye igisenzegeri. Ariko nabi bisenzegeri, Yesu afite icyo abakorera. Dukomeze no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo iki, mbabazi. Ibi bintu nibyo bintu byazanye Yesu. Kandi no muri uyu mugoroba arimo aravuga ngo urabishaka mbigukorere, urashaka ko nkubohora. Ni ibintu byoroshye kuri nge. Urimo urashaka yuko ubusenzegeri bwawe nkoze ikiganza cyanjye kuri wowe nkagira icyo ngukorera. Ese Satani nawe aracyagushuka? Eva ngo arimo kuganira na Satani, ngo Satani yageze aharanamwongorera aramubwira ngo uri mwiza. Muze gusoma abakurambere n'abahanuzi. Yaramwongorera aramubwira ati ariko rero, ati madari, ariko uri na mwiza. Eva arangije ngo yumvisha ako kantu, niko basigaye babyita, yumvisha ako kantu aravuga ati reka ngumaha buriya n'andi magambo meza ari bukurikireho. Uyu munsi mu bantu ntinya umugabo ubwira umugore w'abandi ko ari iki, ari mwiza. Uza kubwiye ubuhe bwiza? N'ubu twicaye hano hari abantu Satani arimo kongorera ko ari beza, yiyicarira aho ngaho. Nubwo uri umusambanyi ariko uri mwiza. None se nubwo uri umusinzi, hari umuntu wari wakubita atakwiyenjejeho, uri mwiza. Buri gihe iyo Imana ishaka umuntu ibohora, Satani yongorera abo bantu yuko ari beza, uko bari nta kintu bitwaye. Ariko iby'umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi ngibi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3 umurongo wa 8, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe nibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Uyu mugoroba uramutse ubishatse, Imana yamara imirimo yose ya Satani mu buzima bwawe. Satani yakwaritsemo, ariko Kristo arashaka ko umubera icumbi. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugoroba
umwana w'Imana niyerekanwa mu buzima bwawe aramaraho imirimo yose yande ya Satani. Uko ugenda ubana n'umugome w'ibihe byose uzasanga ubuzima bwawe butakara, ariko niwisunga umuntu mwiza w'ibihe byose ukamwifuza ibihe byose, nawe azaguha ububasha bwo kubaho ibihe byose. Muri uyu mwanya ninde muntu uvuga ngo ikibuga ababyeyi bacu bakiniyeho bakanyerera bakagwa, nanjye nicyo kibuga ndiho, kandi Satani uko bwije nuko bukeye abonye uburyo nanjye ubwanjye yanyica. None mwami, nsanze ndi igisenzegeri, amaguru yanjye ni ibyaha gusa, amaboko yanjye ni ibyaha gusa, aho nicaye nicazwa n'ibyaha, aho ngiye njyanwa n'ibyaha, akanwa kanjye, amaso yanjye, amatwi yanjye, guhumurirwa kwanjye ndetse no gutekereza kwanjye biranduye. Muri uyu mugoroba ndashaka Mana umbobeze amavuta. Narakomeretse, urugo rwarankomerekeje, umuryango navutsemo warankomerekeje, abo tubana barankomerekeje, ariko uyu mugoroba ngize amahirwe yo kumenya yuko ari wowe ufite amavuta. Mfite amahirwe yuko nageze mu nzu yawe aho uvuriza abantu, kandi ibyo watanze akaba ariho biri. None ndashaka yuko ugira icyo ukora mu buzima bwanjye kidasanzwe. Wowe ufite iryo sengesho, wowe wifuza yuko uyu munsi Imana igukura mu bisenzegeri, Imana igakora ku mutima wawe, Adamu wa kabiri agashyira muri wowe amaraso mashyashya, amaraso agutera icyizere, amaraso atuma wumva unejejwe no kubaho, amaraso agutandukanya n'ikibi, amaraso agutandukanya n'ubupagani, ugahinduka umwana w'Imana. Ngwino dusenge, ngwino dusenge, wowe wifuza ko ibyo bintu bibera mu mutima wawe.